yaje hano mu gihugu cy'Ububiligi mu nama za Journée Européenne de Développement no mu nama n'abayobozi b'iki gihugu. Kuva ejo rero inama nibwo zatangiye cyane cyane iz'abayobozi ba Union Européenne n'abo mu gihugu cy'Ububiligi. N'ubu musize mu nama kuva mu gitondo biracyakomeza, ariko ndetse n'uwahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ambasaderi Nduhungirehe, ariwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, twari tuzanye, ariko tugeze mu nzira dusanga tutasiga nyakubahwa Perezida wa Repubulika wenyine. Turamusaba arakata asubirayo, twarebye iyo mwaba mukumbuye cyane. Kubera ko mwari muherukanye mwamaranye n'umwanya, dusanga ari njye ukwiye kuza. Rero ibyo mbabwira ni ukuri kuri twebwe Abanyarwanda bari mu mahanga, mwaba mufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, mwaba mufite ubwenegihugu bw'ahandi, kuri twebwe mufite agaciro gakomeye cyane.
nayo mpamvu zimwe mu nama tuzivuyemo tukazisigira abandi, ariko ntabwo twaribuza mwaje kutwakira, imodoka zihuta n'iki, twumvaga tugomba gushaka akanya tukaza tukabaramutsa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu byo yifuza cyane, uretse kubaramutsa no kubashimira kuko aza mu nama nawe yababonye, twese twari mu modoka twagiye tumanura ibirahuri tukabasuhuza, ariko mu bintu yifuza cyane arifuza kuzabona akandi kanya hano mu Burayi. Ntituzi igihugu cyari cyo, ariko hano hafi yayo ngo mu Bubiligi turabatetesha cyane, bigatuma abandi bagira ishyari, ariko arifuza kuzabona akanya muri iyi minsi akazaza hano hafi mu Burayi. Tuzabamenyesha neza, gahunda niyo ngiye. Njyewe naje kubareba nk'intumwa, ariko umukuru arifuza kuzongera akabonana n'Abanyarwanda bari hano muri ibi bihugu by'Uburayi, kandi muraturanye. Mwitegure neza n'abandi batuye hano hafi, tuzabamenyesha hanyuma mwongere muhure muramukanye. Ariko njye nabaye mu mahanga, ubuzima bwaho ndabuzi, ababa basigiye akazi, abaturutse kure, abagiye basize abana mu baturanyi, ndabizi ko bitoroshye. Twebwe rero ntabwo nk'abayobozi b'igihugu cyanyu ibyo ntabwo tubifata ku haki. Tuzi neza yuko nubwo igihugu turagikunda n'abayobozi turabakunda, ariko ubuzima bwo muri ibi bihugu busaba kwitanga. Kwitanga rero turabibashimira cyane cyane. Yewe ukunze kuzunguruka hirya no hino mu mahanga, ari ibihugu njyamo ntazi ko haba Umunyarwanda hafi. Ngatangazwa cyane no kujya ku kibuga saa 8 z'ijoro ugasanga Abanyarwanda baparitse aho ngaho baragutegereje, baravuga indimi z'aho ngaho natwe tutumva. Birashimisha cyane. Ahantu tutagira ambasade, tugiye tuzi abayobozi b'igihugu, ugasanga Abanyarwanda bishakiye protokole yaho babasabye, nabo imodoka zabo ziraparitse baraho ngaho baragutegereje saa 8 saa 9 z'ijoro. Bamwe bakadusaba kudusemurira, abandi bagashaka no kudutekera. Ari ibihugu tujyamo barya ibintu bidasanzwe, ariko ugasanga Abanyarwanda barahangayitse, barifuza ko tumererwa neza. Ni ukuri ikintu kiri hagati y'Abanyarwanda muri iki gihe, ari abari mu gihugu, abari hanze, ariko twebwe mvugiye ubuyobozi bw'u Rwanda, twebwe ku buryo bw'umwihariko nta Munyarwanda n'umwe udafite agaciro. Icyo mugikomereho. Nimujya mubona byatunaniye nk'uko inama zirakomeza, Perezida afite inama kugera saa 4 z'ijoro, ariko izikomeye twazivuyemo, turicara turibukiranya, aratubwira ati mugende muhagararire byanze bikunze byo gushaka. Rero nicyo gihango cyacu dufitanye hagati yacu. Abatakizi ntabwo bakizi, ntibamenye ibyo ari byo, ariko twebwe icyo gihango kirakomeye cyane. Nagira ngo by'umwihariko mvugishe n'ijambo
abajene benshi barabona ndi ntabwo bari kandi bari jene mu buryo bwabo, ariko impamvu nifuza kubwira les jeunes nuko abantu bakuze nkatwe n'abandi baturuse ntabwo ikigiye mu mateka yacu nta ikintu gishyashya, ntabwo ari ibintu byabayeho mu Rwanda kuva kera. Tukishimira rero yuko abantu bakiri bato aho waba hose, aho waba utuye hose, niba uza no mu Rwanda rimwe mu myaka ingahe uje muri vakansi, mumenye ko umunyarwanda aho ariho hose afite igihugu byanze bikunze. Kandi abajyaga bavuga ngo u Rwanda ni rutoya ntitwarukwirwamo, turarukwirwamo twese. Abavuga ko u Rwanda rwuzuye abanyarwanda batakwirwamo ntabwo bari bazi ko hari ibitanda tugerekeranye. Twebwe rero nk'ubuyobozi bw'igihugu, umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ahatari umwaka nta mwaka tugira pe. Umunyarwanda uwo ari we wese aho ariho hose, votre pays vous appartient. Igihugu ni icyanyu, igihe mwakwifuza cyose, abavandimwe, inshuti, abanyamahanga mubana bose, niyo mpamvu tuba duhuriye hano. Hari byinshi cyane twakwibukiranya duhuje, ariko uba ni umwanya mwahereye kuva mu gitondo kugera nimugoroba, tuba tugira ngo gusa turamukanye, twongere twibukiranye icyo duhuriyeho, ubunyarwanda bwacu. Ubunyarwanda ntibazabeshye ngo ni nationality, ubunyarwanda buba ku mutima. Biriya bya nationality n'ibindi gutwararenze, turi mu bindi biri supranational bihuza abantu bitagendera ku mipaka. Imipaka turagenda tuyishyira hasi, cyane cyane mu mugabane wa Afurika. Ntabwo turi abanyarwanda batagira imipaka. Ubunyarwanda bwacu n'umutima duhuje nibyo tugendana ku mutima. Biriya by'impapuro, bya pasiporo, bya visa, biriya ni ibintu bikenewe mu ngendo mpuzamahanga, ariko icyangombwa gikomeye ni uko buri munyarwanda tumufite ku mutima. Nagira ngo muri make cyane mbabwire byatuzanye hano, mutubone gusa tuzunguruka tugenda. Ibiganiro biriho biba hano mu mugabane w'Uburayi, ufite icyicaro, umuryango w'ibihugu by'Uburayi ufite icyicaro hano i Buruseli. Ni ibiganiro bifite akamaro ku mpamvu nyinshi. Uno mwaka iganirwaho ibijyanye n'iterambere ry'abagore. Murumva rero ntabwo abantu bari kuhabura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba no muri uno mwaka kugera mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019, akaba ari we ukuriye abakuru b'ibihugu b'umugabane wa Afurika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Akaba rero ari hano nka Perezida w'u Rwanda, ariko nk'umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugera mu mwaka intangiriro z'umwaka utaha 2019. Mu biganirwaho rero, ijambo ryiza cyane yatanze mu kanya, hari abo twasabye bavuga izindi ndimi zitari Icyongereza ngo barisemure kugira ngo tubisangire. Ni ijambo rijyanye n'uko uburenganzira n'icyubahiro umugore akwiye guhabwa atari sharite, ntabwo ari byo abandi bantu bamuha, cyangwa se ntabwo ari ibyo asabiriza. Uburenganzira n'icyubahiro cy'umugore bijyana nawe nk'umuntu. Akaba ariryo jambo rikomeye yatanze, asobanura ko mu bijyanye no kubona imirimo, gukora akazi, bijyanye n'aho abagore bateraniye cyangwa se aho bahurira n'abandi, umugore agomba
gufatwa n'icyubahiro cyinshi kandi ntabwo umugore agomba kwigura mu kazi. Iyo uri mu kazi urakora ugahembwa amafaranga amwe nk'ay'umugabo. Iyo mukora akazi kamwe mufite qualification zimwe, ariko iriya tujya gushakisha ngo dushaka duteze imbere umugore ntitubanze tumuhe uburenganzira bwe n'icyubahiro akwiye. Ibindi bizikora ndetse Perezida wa Repubulika yagiye atanga ingero. Mu gihugu cyacu hari byinshi cyane byagezweho, ariko ntabwo dushobora kwirara. Turakomeza kugerageza guteza imbere umugore. Atanga urugero rwa congé de maternité mu Rwanda y'ibyumweru 12 ku bagore, kandi muri ibyo byumweru 12 umugore arahembwa amafaranga nk'ayo yahembwaga n'ubundi ari uko twabigenje. Twumvikanye na assurance zikishyura ibyumweru 6, leta igashyiramo amafaranga, n'umukoresha nawe akishyura ibyumweru 6. Ariko ubundi ziriya formule zibaho ngo bamuhe icya kabiri bashaka kwiyongeza iminsi, twasanze ko umugore uri muri congé de maternité aba afite uburenganzira bwe, ariko abakorera na sosiyete n'umuryango we. Bigasaba rero yuko umushahara we utagomba kugabanuka na gato, kandi n'igihe gihagije akeneye nk'umubyeyi ibyumweru 12 byose agomba kubihabwa. We yashaka kugaruka ku kazi imbere akaba ariwe witseho, ariko agahabwa ubwo burenganzira, agahabwa no gushyigikirwa nk'umuntu ufitiye akamaro umuryango we ariko n'igihugu. Ni byinshi aho abagore bamaze gutera imbere mu Rwanda. Icyo twifuzaga gusa ni ugukangurira ubutumwa nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu kiyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hakaba hari n'abandi bayobozi b'ibihugu bya Afurika, igihugu cya Niger, igihugu cya Burkina Faso, igihugu cya Liberia, bose bari bari muri iyo nama. Ndetse ikigaragara ni uko no mu nama y'umuryango w'ibihugu by'i Burayi ahangaha mutuye izahuza umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Union Européenne na Union Africaine, mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika izabera muri Nouakchott mu gihugu cya Mauritanie le 1er et 2 juillet. Hazaba inama ikuriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na komiseri ushinzwe iterambere wa Union Européenne. Nayo akaba ari ibiganiro bikomeye cyane ku bijyanye n'iterambere ry'abagore. Ikindi nabamenyesha ni uko turimo turaganira n'umugabane wa Afurika n'umugabane w'Uburayi, cyane cyane ibihugu bya Union Européenne, ku masezerano mashya y'imikoranire n'imibanire hagati y'Uburayi n'ibihugu bya Afurika na Caraïbes na Pacifique, aho ibihugu byinshi bya Afurika byifuza ko amasezerano ya ACP, nzi ko ACP ari hano muri voisinage yanyu, amasezerano ya ACP azarangira mu mwaka wa 2020 mu myaka 2. Umugabane wa Afurika wifuza ko Afurika noneho igira umubano wihariye n'umugabane w'Uburayi, tukagira imigration direct, tukavugana ibibazo bikomeye by'umutekano, ibibazo by'abimukira, ibibazo bijyanye n'ubucuruzi. Uzi ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri ino minsi wishyize hamwe, tukaba turimo gushyira hamwe isoko ry'ubucuruzi rihuje ibihugu byose bya Afurika ko ari 55, ndetse uko mwabikurikiye kandi ndazi ko mwabyishimiye. Ayo masezerano akaba yarasigiwe i Kigali mu kwezi kwa 3. Ni intambwe ikomeye cyane. Integration turayivuga buri munsi, ariko ku Rwanda
ndetse n'ibihugu byinshi bya Afurika. Integration ntabwo c'est pas un slogan, ni ibintu twifuza kuko tuzi akamaro bifitiye ibihugu bya Afurika. Twishyize hamwe dufite ingufu nyinshi cyane kandi buri gihugu ku giti cyacyo cyahungukira. Rero kwishyira hamwe tugakora iryo soko rihuje umugabane wose wa Afurika biradusaba ibindi biganiro bindi n'ibihugu by'Uburayi bidashobora gukomeza kugendera muri ACP kuko ACP baratuvangavanze twese. Ibihugu bya Caraïbes na Pacifique bamwe ni bene wacu, turabakunda, tubana nabo, ariko inyungu uko igihe kigenda zitandukana. Icyo twifuza rero tukaba dufite position commune africaine, aho kuva mu mwaka wa 2021 igihe amasezerano ya ACP azaba arangiye amaze imyaka 20, turifuza une autre relation avec l'Europe. Turashaka kuvugana neza nk'abapartenaire, turashaka kuvuga ibintu bifatika bidufitiye akamaro. Muri iyi minsi rero itatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari hano mu biganiro byinshi cyane agira nk'uhagarariye nk'uvugira umugabane wa Afurika, n'ibyo ibyo biganiro nabyo arakomeza kugirana n'abayobozi ba Union Européenne ndetse n'abayobozi b'igihugu cy'Ububiligi. Ejo umugoroba yahuye na Premier Ministre w'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi murabibona ko tubanye neza cyane, kandi birakomeza simbona n'ikizabihagarika kuba. Ndetse no mu gitondo yabonanye n'umwami w'Ububiligi. Nyuma yaho ko numva mukunda umwami cyane, yabonye n'umwami w'Ububiligi. Nyuma yaho aza gutanga ikiganiro muri iyo nama. Nyuma yaho ahura n'ukuriye Parlement Européen. Ubu igihe turi hano arimo guhura na Perezida w'igihugu cya Malte. Inama zirakomeza kugeza nijoro cyane, ariko ntabwo twari kwemera ko mugenda mutamenya icyatuzanye. Turashimiye byari ngombwa ko nababwira n'ibyo turimo mumenye icyo dukora, ibyo tuganira, ibitugenza. N'izindi nama zikomeza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tuzava hano mu gihugu cy'Ububiligi twerekeza mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Quebec, aho Perezida wa Repubulika yatumiwe kujya gutanga ikindi kiganiro mu bijyanye na environnement mu nama y'abakuru b'ibihugu bya G7. Gahunda ze ni ndende cyane, nyuma yaho azajya ahandi nyuma yaho, ariko icyo nababwira ni uko muhagarariwe neza cyane. Nta gihugu kitagira ibibazo, nta gihugu na kimwe ku isi kitagira ibibazo, ariko uko tugenda tugerageza gushaka umuti w'ibibazo by'igihugu cyacu kandi tubifatanyije nk'Abanyarwanda, byatanze umusaruro ugaragara. Ndetse murabibona n'icyizere kigenda kigaragara ku mugabane wa Afurika kiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu bifite akamaro cyane, kandi tuzi neza ko aho umunyarwanda ari hose bifite ukuntu bimugeraho, naho muri mukumva n'iryo shema ry'igihugu. Dukomeje tukavuga gusa ntihagire ikintu gifatika kivamo, sinzi ko iryo shema ryakomeza. Turabashimira rero cyane, kandi kanongere mbisubiremo uko muri hano ndetse n'abadahari batashye kare n'abandi, mujye mumenya yuko muri byinshi tubamo mu mirimo myinshi imwebwe number 1. Igihugu
bibaho ko hari igihe abantu bagira ibibazo cyangwa se ibyago, twebwe turahari buri gihe. Ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye tuzajya tubabwira, ariko byinshi turabishoboye kandi turifuza kubikora. Ndagira ngo rero nongere mbashimire, amakuru yo mu Rwanda yo ni meza pe, meza cyane. Sinabona uko nyarondora, ariko hashize iminsi 2 mvuyeyo, byose biri ku murongo, byose biri ku murongo. Nongere mbashimire, ne kubatindira cyane, ariko ibyishimo tuba dufite kuza tuvuye mu Rwanda tukasanga urundi Rwanda biradushimisha cyane. Umwanya mwafashe kwigomwa ibintu byinshi, imirimo byo twavuze mu kanya, byose ona presibo. Tusaduraka